babaye ibiti biha ubusambanyi bwinshi. Ufite amatwi mba yumve, abantu bavanga bagenda ukundi babaye ibiti. Imana itugenderere cyane ngo biha ubusambanyi bwinshi. Birashoboka iri jambo ubusambanyi bwinshi harimo no gukora iby'imibiri yabo, harimo no gukora iby'imibiri yabo itaremewe. Ugasanga abagabo bararikira abandi bagabo, abagore barifuza abandi bagore, abandi barifuza kuryamana n'amatungo. Babaye ibiti. Burya n'abasambanyi baya gusambana bafite ingo zabo, bafite abagore abandi bafite abagabo, baba bari kwica amategeko y'Imana ku rugomo. Ijambo kwica amategeko ku rugomo, nubwo bigaragara n'ugiye kwiba yibishijwe n'inzara nawe atabishimirwa, ariko uyu nguyu utabuze icyarya wagiye kwiba ababaza Imana kurutaho. Iyo umugabo ahaye agaciro umugore we, umugore agaha agaciro umugabo we, ibyo nabyo bihesha Imana icyubahiro. Cyagiye abantu bari kuvuga ati yewe kwa kanaka nibo barokore, abandi ni ukubeshya. Zaburi nshya. Haleluya. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Ndi mwene so muri Kristo Yesu, Pastori Iyakabumbye Etienne. Ndi umukozi w'Imana muri paruwasi ya Rundoye mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Uburengerazuba. Nkaba ndi umugabo nubatse, mfite umufasha n'abana 6. Bityo rero uyu munsi wa none kandi yumvisemo ko twaganira ku ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Abalewi igice cya 22 umurongo wa 32. Igitabo cy'Abalewi igice ni cya 22 umurongo wa 32. Turasoma mu izina rya Yesu. Haranditse ngo ntimugasuzuguze izina ryanjye ryera kugira ngo nerezwe mu Bisirayeli, ndi Uwiteka ubeza. Intego mfite uyu munsi wa none iravuga ngo twirinde gusuzuguza izina ry'Uwiteka. Dusomye ijambo ngo ntimugasuzuguze izina ryanjye ryera kugira ngo nerezwe hagati mu Bisirayeli, ndi Uwiteka ubeza. Iryo jambo uraryumva ute wonteze amatwi? Gusa mbere yuko narisobanura ndagira nongeye mbibutse ko twahamagawe n'Imana imwe, ariko imihamagaro yacu ikabitandukanye. Ku ruhande rwanjye iyo nganiriza abantu umwanya munini cyane ntubo kubahanga amaso, nubwo nshishamo nkareba uko bakurikira, ariko umwanya munini cyane ntabwo wo kubahanga amaso. Wambaza utese impamvu ni yehe? Ni uko iyo maze kumva ijambo ry'intego Mwuka w'Imana yishyize ku mutima, ndisoma. Nyuma yo kurisoma muri njye hagasigaramo undi murimo wo gusenga Imana, nyigisha inama. Ntese Mana kugira ngo abantu barusheho kumva neza iri jambo nongereho ngo iki cyagende kugisha Uwiteka inama, nibwo ushobora kubona mbombetse amaso, ni nabwo ushobora kumva mvuze ngo dusoma ahangaha ntarambuye Bibiliya. Ibyo ntibigutangaze, ku Mana byose birashoboka. Gusa ni Imana yabyishakiye, nta ruhare nabigizemo, ahubwo n'ubushake bw'Imana ihamagara. Kandi kuva ari Imana yabyishakiye, icyubahiro ni icyayo. Amen. Muri make ndisobanura ngo uwari kumbona akagira ikibazo kibashe kuvaho. Dukomeze n'intego yacu ivuga ngo twirinde gusuzuguza izina ry'Uwiteka. Uwiteka yihanangiriza ubwoko bw'Isirayeli, aravuga ati ntimugasuzuguze izina ryanjye ryera, ati kugira ngo nerezwe hagati mu Bisirayeli, ndi Uwiteka ubeza. Iryo jambo Bibiliya y'Igifaransa ivuga ngo vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Iri jambo ngo vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Bisobanuye ngo ntimuzasuzuguze izina ryanjye ryera,
undi hari ijambo profane, gusuzuguza cyangwa gutesha agaciro. Nuvuga ngo ni ikinyuranyo cya glorifier. Iyo rero ikintu utagisuzuguje uracyubahisha. Byumvikane ngo niba Uwiteka tutazamusuzuguza tuzamwubahisha. Icyo nicyo kinyuranyo bita contraire mu Gifaransa. Niba umuntu utamwubahishije uramusuzuguza, waba utamusuzuguje ukamwubahisha. Nuko Uwiteka yihanangiriza ubwoko bwe, arabwira ati ntimugasuzuguze izina ryanjye ryera, kugira ngo nerezwe hagati mu Bisirayeli, ndi Uwiteka ubeza. Mbese iri jambo uraryumva ute? Ese Imana umuntu ayubahisha ate, ayisuzuguza ate? Mbere yuko twakomeza n'ubusobanuro bw'iri jambo, turabanza dusome hariya mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 43 umurongo wa 7, aho dusanga handitswe iri jambo ngo nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumpesha icyubahiro. Ninjye wamuremye, ninjye wamubumbye. Mbega bigaragara ngo iyo umuntu asuzuguje izina ry'Imana abakoze icyo ataremewe, abakoze icyo Imana itamuremeye. Muri make turabizi iyo umuntu yubaka inzu aba afite intego, niba ari yo gucururizwamo, niba ari yo kubamo cyangwa se guturamo, avuga ati iyi nzu ngiye kuyubaka kugira ngo nzayibemo cyangwa nzayicururizemo. N'Imana rero yaremye umuntu ngo ifite intego ngo azayiheshe icyubahiro. Ntabwo yaremye umuntu ngo azayisuzuguze, azayandagaze. Yaremye umuntu kugira ngo azayiheshe icyubahiro. Ni nayo mpamvu yihanangirije abo yaremye, ko dushobora kwibwira tuti wenda n'Abisirayeli yabwiye bonyine, ariko siko bimeze. Twese nta wemerewe gusuzuguza izina ry'Uwiteka. Pawulo yandikiye Abefeso mu gice cya 2 umurongo wa 10, arabwira ati kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza. Turabo yaremye. Haleluya. Bigaragara ngo yaba njyewe yaba unteze amatwi, turabo yaremye. Umugabo, umugore, umusore, umukobwa, umwana muto, umuzungu, mwirabura, amoko yose atuye isi, turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Haje usanga umwana w'umuntu yihesha amahoro ati njyewe ibyabarokore sinabigiyemo, nahisemo kwibera umupagani ngo bigire inzira. Ariko ibyo wahisemo ntabwo ari byo waremewe, ahubwo bimenya ngo turabo yaremye yituremeye imirimo myiza. Ntawe Imana yaremeye gusambana, ntawe yaremeye kwiba, ntawe yaremeye kuba umutinganyi, ntawe yaremeye gukora ibyamfurambi. Turabo yaremye yituremeye imirimo myiza, iyi Imana yiteguriye kera. Haleluya. Kugira ngo tuyigenderemo. Ndizera kunteza amatwi uramenye utaye imbata y'ibyaha wibwira ngo binejeje Imana, ahubwo bibabaza Imana kuko uba uri gukora ibyo utaremewe. Kandi gukora ibyo utaremewe nibyo bishobora gutuma utagira amahoro, kuko nta mahoro y'abanyabyaha. Nk'uko tubisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 48 umurongo wa 22, nta mahoro y'abanyabyaha. Yewe unteze amatwi umenye ngo hari icyo ugomba gukora. Kora ibyo waremewe. Waremewe guhesha Imana icyubahiro, ntabwo waremewe kuyitukisha. Uwiteka yihanangiriza abo yaremye ngo twabisomye ati ntimugasuzuguze izina ryanjye ryera, kugira ngo nerezwe hagati mu Bisirayeli, ndi Uwiteka ubeza. None sahari nkuko nkunda kubivuga, umuntu asuzuguza izina ry'Imana yitwaye ate? Ko tumaze kumenya ngo hari icyo bita contraire, ikinyuranyo. Nuvuga ngo ikintu utacyubahishije uragisuzuguza, kandi waba utagisuzuguje ukacyubahisha. Nuvuga ngo ni utasuzuguje izina ry'Imana uzaryubahisha, n'utaryubahisha uzarisuzuguza. None si Imana isuzugurwa hakozwe iki? Ko ngira ngo tumenye igisuzuguza izina ry'Imana tukirinde. Nje nawe bishoboka dukore ibyahesha Imana icyubahiro,
mbese Imana isuzugurwa hakozwe iki? Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel igice cya 22 umurongo wa 26 tuhabona igishobora gukorwa Imana igasuzugurwa. Ho dusanga handitswe iri jambo ngo n'abatambyi bacyo, ngo kandi abatambyi bacyo bisha amategeko yanjye ku rugomo, banziruriye ibintu byanjye byera, ntibashyize itandukaniro hagati y'ibyera n'ibitejejwe, kandi ntibamenyesheje abantu banjye gutandukanya ibyanduye n'ibitanduye, ngo kandi n'amasabato yanjye barayirengagije, ngo maze nsuzugurirwa muri bo. Umva igitera Imana gusuzugurwa, maze bishoboka ukirinde wunteze amatwi. Iri jambo uraryumva ute? Ngo kandi abatambyi bacyo bisha amategeko yanjye ku rugomo, ntibashyize itandukaniro hagati y'ibyera n'ibitejejwe. Mu bintu bitera Imana gusuzugurwa harimo gutatandukanya icyiza n'ikibi. Birasaba kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi, ukamenya uti iki ni kibi, iki ni cyiza, ukabitandukanya. Dusomye ijambo ngo kandi abatambyi bacyo bisha amategeko yanjye ku rugomo, banziruriye ibintu byanjye byera, ntibashyize itandukaniro hagati y'ibyera n'ibitejejwe, ntibamenyesheje n'abantu banjye gutandukanya ibyanduye n'ibitanduye. Nuko ku iherezo ry'amagambo Uwiteka aravuga ati maze nsuzugurirwa muri bo. Bene data munteze amatwi, iyo umuntu atatandukanyije umucyo n'umwijima akabivanga, bishobora gutera Imana gusuzugurwa. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwa 2 yabandikiye igice cya 6 umurongo n'uwa 16 arabandikira, arababwira ati mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa, ko turi urusengero rw'Imana ihoraho? Nk'uko Imana yabivuze iti nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nubaza ubwoko bwanjye. Uraryumva neza iri jambo? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa, ko turi urusengero rw'Imana ihoraho? Nk'uko Imana yabivuze iti nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, no bazaba ubwoko bwanjye. Ufite amatwi umva yumve. Bityo rero Imana yaremye ari bo nje nawe, aboroheje abakomeye, abazungu abirabura, twibuke ko Imana yaturemeye kuyihesha icyubahiro. Nongeye mbisubiremo, ntawe Imana yaremeye gusambana, ntawe yaremeye kwica abandi, ntawe yaremeye kugira urugomo, ntawe yaremeye kugira amahane, ntawe yaremeye gusinda, ahubwo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ngo iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo, kandi turabo yaremye ituremeye kuyihesha icyubahiro. Imana igushoboze kunyumva neza. Maze Pawulo abonye abantu bifata nabi, batazi gutandukanya icyiza n'ikibi, bavanga, bamwe wenda bavanga gusenga no kwiba, gusenga se bakakuvanga no gusambana, nuko gusinda bakakuvanga no gukora umurimo w'Imana. Arabaza ati mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa, ko turi urusengero rw'Imana ihoraho? Nk'uko Imana yabivuze iti nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, no bazaba ubwoko bwanjye. Mu gihe Uwiteka abonaga ko Abisirayeli atuye muri bo kandi yabaremeye kugira ngo bazamuheshe icyubahiro, arabihanangiriza ati ntimugasuzuguze izina ryanjye ryera, kugira ngo nerezwe hagati mu Bisirayeli, ati ndi Uwiteka ubeza. Ndagira ngo ijambo ritekerezo iri dusomye mu Bakorinto ririmo ikibazo. Imana idufashe cyane. Iryo jambo ngo urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa. Bibiliya y'Icyongereza ivuga neza ngo and what agreement has the temple of God with the idols, for
we are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Iryo jambo risobanura ngo what agreement has the temple of God with the idols? For we are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Bisobanuye ngo mbese n'umubano ki cyangwa se n'ubuhe bumwe urusengero rw'Imana rufitanye n'ibishushanyo bisengwa, ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, nk'uko Imana yabivuze iti nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nibo bazaba ubwoko bwanjye. Bityo rero bene data, turasaba kumenya ko nta mubano uri hagati y'umucyo n'umwijima, nta mubano uri hagati iyo urusengero rw'Imana hagati y'urusengero rw'Imana n'ibishushanyo bisengwa, tugatandukanya umucyo n'umwijima n'icyo Imana ishaka. Bigaragara ngo abantu batatandukanyije icyiza n'ikibi, ugasanga ururimi rusenga nirwo rutukana, ururimi ruririmba nirwo rubeshya. Icyo gihe bisobanuye ngo turaza gutera Imana gusuzugurwa aho guhesha Imana icyubahiro. Nibwo uzasanga abapagani bataramenya Imana batangira kutwibazaho, batese koko n'umuntu usenga gutya nawe agakora atya, n'umuntu koko w'umukozi w'Imana tuzi, ibi bakabihangara. Wibukira ijambo ngo kandi abatambyi bacyo bisha amategeko yanjye ku rugomo. Aho naho ndaza kuhavuga mu kanya ngo abatambyi bacyo bisha amategeko yanjye ku rugomo, banziruriye ibintu byanjye byera, ntibashyize itandukaniro hagati y'ibyera n'ibitejejwe, kandi ntibamenyesheje abantu banjye gutandukanya ibyanduye n'ibitanduye. Uwiteka agiye kwanzura nyuma y'amagambo yose ati maze nsuzugurirwa muri bo. Imana itugenderere cyane. Mbe mwene data, iyo urebye usanga uhesha Imana icyubahiro, kwari Imana yakuremeye, kwari cyo nanjye yandemeye, aho duhesha Imana icyubahiro. Bitekerezeho rero, maze nyuma yuko uraho umaze kunyumva utyo, urasaba Imana ati Imana nshoboza gutandukanya icyiza n'ikibi, kugira mbashe kunezeza Imana, mbashe kukunezeza nk'Imana yandemye, ndetse nguheshe icyubahiro. Wumvise neza iri jambo ngo ntibashyize itandukaniro hagati y'ibyera n'ibitejejwe. Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 4 umurongo wa 17 kugeza kwa 19, arababwira ati nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami, yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda. Ubwo icyo gihe Abefeso bari bahagaze neza, baritandukanije n'imikorere ya gipagani. Arababwira ati nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami, yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda, bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Ageze ku murongo wa 18 aravuga ati ubwenge bwabo buri mu mwijima, ati kandi ubujiji buri muri bo no kunangirwa kw'imitima byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. Murongo wa 19 aravuga ati kandi babaye ibiti, biha ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke byose bifatanije no kwifuza. Babaye ibiti, biha ubusambanyi bwinshi. Ufite amatwi mbayumve, abantu bavanga bagenda ukundi, babaye ibiti. Imana itugenderere cyane ngo biha ubusambanyi bwinshi. Birashoboka iri jambo ubusambanyi bwinshi harimo no gukora iby'imibiri yabo, harimo no gukora iby'imibiri yabo itaremewe. Ugasanga abagabo bararikira abandi bagabo, abagore barifuza abandi bagore, abandi barifuza kuryamana n'amatungo. Babaye ibiti. Yesu nadufashe cyane. Tekereza uyu murongo wa 19 ngo kandi babaye ibiti, biha ubusambanyi bwinshi, biha ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke byose bifatanyije no kwifuza. Ariko uriya murongo wa 17 aravuga ati nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami, yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda.
abapagani ngo bagenda bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo, aho gukurikiza gukiranuka, aho gukurikiza ibyo Imana ishaka, barakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Imibiri yabo yabategeka bagakora ibyo bategetse, imibiri yabo yararikira bagasambana, bandi bakiba, bandi bakica, bagakora ingeso mbi zitandukanye no gushaka kw'Imana. Nuko ndagira ngo Imana idufashe abanteze amatwi, twe kugenda nk'uko abapagani bagenda, ahubwo twitandukanye n'imikorere ya gipagani, tubashe guhesha Imana icyubahiro. Bisobanuye ngo dutandukanye ibyera n'ibitejejwe, nibwo Imana izahererwa icyubahiro muri twe. Ndashaka gusubira kuri rya jambo dusomye muri Ezekiyeli 22 umurongo wa 26 ngo kandi abatambyi bacyo bishe amategeko yanjye ku rugomo. Ijambo kwica itegeko ku rugomo bishatse kuvuga iki? Bantu munteze amatwi, twe kubaka ku idini, ahubwo turebe iki ijambo ry'Imana rishaka kuvuga. Kwica itegeko ku rugomo bishatse kuvuga iki? Ndajya mbabwire ngo iyo umuntu ananiwe gukora neza kandi yarabishoboye, biba bisobanuye ngo yishe itegeko ku rugomo. Nyumva neza, iyo umuntu yambuye kandi afite ubwishyu, bigaragara ngo itegeko rimubuza kwambura, aryishe ku rugomo kuko ubwishyu yarabufite. Muzakurikirane iyo umuntu agiye kwiba atabuze ibyarya, bati rwose ni ukwibira ingeso, ntabwo aba yabuze ibyarya. Uyu muntu burya aba yishe itegeko ntukibe, aba aryishe ku rugomo kuko agiye kwiba atabuze ibyarya. Imana itugendere cyane. Burya n'abasambanyi baya gusambana bafite ingo zabo, bafite abagore bandi bafite abagabo, baba bari kwica amategeko y'Imana ku rugomo. Ijambo kwica amategeko ku rugomo, nubwo bigaragara n'ugiye kwiba yibishirwe n'inzara nawe atabishimirwa, ariko uyu nguyu utabuze icyarya wagiye kwiba ababaza Imana kurutaho, ndetse n'abantu bamwibazaho. Ariko uyu wibishirwe n'inzara nubwo atabishimirwa, ariko baravuga ati uko biri kose yari yabuze uko agira. Imana idufashe cyane. Kwica amategeko y'Imana ku rugomo, mu yindi mvugo ni ugukora ibyaha by'ibyitumano. Niyo mpamvu umwami Dawidi yavuze ati kandi ujye urinda umugaragu wawe gukora ibyaha by'ibyitumano. Aho ngaho tubisoma mu gitabo cya Zaburi ya 19 umurongo wa 13 n'uwa 14 muri Bibiliya za kino gihe, aho umwami Dawidi yavuze ati kandi ujye urinda umugaragu wawe gukora ibyaha by'ibyitumano, ati bye kuntwara, ati uko niko nzatungana rwose, urubanza rw'igicumuro gikomeye ntiruzansinda. Ati kandi ujye urinda umugaragu wawe gukora ibyaha by'ibyitumano. Ibyo byose ni ukwica itegeko ry'Imana ku rugomo. Mbere ugasanga bati njyewe ndabizi ko cyari icyaha, ndabikora bicaho byagaciye, ndabizi ko rwose nanjye kanaka namuhemukiye, ariko nashaka zandega hashaka ntacyo bizantwara. Urica itegeko ry'Imana ku rugomo. Imana iguhafashe kunyumva neza. Uti runaka mufitiye amafaranga kandi si uko nabuze ubwishyu, ntayo nzamuha maze nzarebe. Ndizera ko wanteze amatwi. Ibyo byose ni ugukora icyaha ukitumye wakigambiriye, kandi urica itegeko ry'Imana ku rugomo. Ibyo bizakuzanira akaga, kuko iherezo ryawe ntabwo rizaba ryiza. Imana igufashe cyane. Niba mwene so yakugurije ubwishyu ukaba wabubonye, mwishyure kuko yakugurije agufitiye icyizere. Kandi nongeye ngusabe wigambira gusambana, nawe umutima ukwemeza ko ugiye gukora ari bibi, uti ndabikora maze ndebe, urabe maso. Imana irakubwira ngo wateye izina ryawe gusuzugurwa. Turasomye ngo ngo kandi abatambyi bacyo bishe amategeko yanjye ku rugomo, banziruriye ibintu byanjye byera, ntabwo bashyize itandukaniro hagati y'ibyera n'ibitejejwe. Ati ndetse ntibamenyesheje abantu banjye gutandukanya ibyanduye n'ibitanduye. Nuko n'amasabato y'Uwiteka barayirengagije, niko byanditswe. Ijambo rikomeye kumaze nsuzugurirwa muri bo. Uraryumva uto unteze amatwi. Imana kwishaka ko
utayitera gusuzugurwa ahubwo uyihesha icyubahiro. Ye tumaze kumenya ibitera Imana gusuzugurwa, ndagira ngo turebe noneho niba tutashujuguje izina ry'Uwiteka tuzarihesha icyubahiro dute rero ko ari cyo twaremewe. Imana itugenderere cyane. Aho nongeye kugana ngana no ku mwanzuro ko twasomye iri jambo muri Yesaya 43 umurongo wa 7, aho Uwiteka avuga ati nzanira umuntu wese ijambo, umuntu wese na wa mupagani wabaye imbata y'ibyaha Yesu aramukeneye. Nzanira umuntu wese, aho umuzungu, aho umwirabura, uworoheje ukomeye, Uwiteka aramukeneye. Nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumpesha icyubahiro. Ninjye wamuremye, ninjye wamubumbye. Imana ishimwe cyane. Tuzahesha Imana icyubahiro dukoze iki? Mbese ahari ni ugupfukama, mbese ahari ni amashyi menshi. Tuzubahisha Imana dukoze iki? Ko nkunda kubwira abantu ntiburya habaho kumva hakabaho no gusobanukirwa. Tuzakora iki ngo Imana ihabwe icyubahiro? Ejo usanga bahagara ku madini yabo, bamwe bati Imana izina ryawe niri niri, bandi bati yitwa Yehova, utazi ko ariko yitwa ntabwo aragasobanukirwa. Ariko kuyita Yehova siko kuyihesha icyubahiro. Kuyita ko ari Imana ishobora byose siko kuyihesha icyubahiro. Ndetse kuvuga ko ari Uwiteka Nyiringabo ntabwo ariko kuyihesha icyubahiro. Hari ibyo ugomba gukora, hari ibyo nanjye ngomba gukora, Imana igahabwa icyubahiro. Iyo tubikoze kandi n'ukuri Imana irubahwa, kandi iyo tuyubashye nayo ishobora kuduha umugisha, yaduha kumererwa neza. Uzasome mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 8 umurongo wa 12, usome n'umurongo wa 13, uzasanga handitswe iri jambo ngo nubwo umunyabyaha acumura akarijana ariko akaramba, ngo nzi rwose yuko abubaha Imana bari imbere yayo aribo bazamererwa neza. Hari abaramiye mu byaha, abaramiye mu busambanyi, abaramiye mu bwicanyi, abaramiye mu businzi. Iyo Imana igufashe kunyumva neza, abameze bacyo batazamererwa neza. Salomo wari umwami w'Abisirayeli aravuga ati nubwo umunyabyaha acumura akarijana ariko akaramba, ati nzi rwose yuko abubaha Imana bari imbere yayo aribo bazamererwa neza. Cyama nkubaha Imana. Ntabwo Salomo yavuze ngo nzi ko abapanekote, nzi ko abagatolika, nzi ko abadivantisi umunsi wa 7. Ntiyavuze ati nzi ko ababatista. Oya, nzi rwose yuko abubaha Imana, babandi badasuzuguza izina ryayo, badasuzuguza izina ryayo, ahubwo bakarihesha icyubahiro. Ngo nzi rwose yuko abubaha Imana bari imbere yayo aribo bazamererwa neza. Umurongo wa 13, atariko umunyabyaha we ntazamererwa neza, ngo ndetse no kuramba ntazaramba, ngo n'iminsi ye ngo izaba nk'igicucu gihita, kuko atubaha Imana ari imbere yayo. Umurongo wa 13 urawumvise neza, ngo ariko umunyabyaha we ntazamererwa neza, ngo no kuramba ntazaramba, ndetse n'iminsi ye izaba nk'igicucu gihita, kuko atubaha Imana ari imbere yayo. Ufite amatwi umva yumve. Umuntu utubaha Imana afite akaga, nubwo yarama ngo iminsi ngo azarama, ngo izaba nk'igicucu gihita, naho yaba imyaka 100 nta munezero azayigiramo. Kandi imbere y'iteraniro ry'abantu benshi barengaga nk'ibihumbi 10, mu gihe nari mpagaze imbere yabo, maze numva ijwi ry'Imana rirampamagaye rirambwira riti mbwirira abantu ngo umuntu wese ugambiriye kumpesha icyubahiro nanjye mfite umugambi wo kumurinda. Amen. Ngo bambwirire ngo umuntu wese, ijambo umuntu wese bisobanuye ngo idini yaba arimo yose, uwo yaba ari we wese, yaba yoroheje cyangwa akomeye, umuzungu cyangwa umwirabura, ngo akaba afite umugambi wo guhesha Imana icyubahiro, ngo Imana nayo ifite umugambi wo kumurinda. Imana idufashe imigambi yacu ntibiye gutukisha Imana, ntibiye gusuzuguza izina ryayo.
imigambi yacu ibiyo guhesha Imana icyubahiro, imigambi yacu ntibiyo kugirira bagenzi bacu nabi, imigambi yacu ntibiyo kubeshyera abandi. Ufite amatwi umva yumve, uramenye ntugire umugambi wo gushinja mwene si binyoma, ntugire umugambi wo kwica ubukwe bwa mugenzi wawe, ntugire umugambi wo kugira mwene so nabi, gira umugambi wo guhesha Imana icyubahiro. Imana nayo ifite umugambi wo kukurinda. Nizere ko mwanyumvise. Salomo nawe nkuko twayibonye aravuga ati nubwo umunyabyaha acumura karijana ariko akaramba, hari igihe umuntu abona amaze imyaka myinshi mu byaha akabona ntacyo yabaye, akabona uko wenda akora neza, yabona amaze imyaka yica asambana asinda, yabona nta ngaruka, akaya ngo wenda hari nuko wenda ntacyo azaba. Ariko umugaragu w'Imana ati nubwo umunyabyaha acumura karijana ariko akaramba, ati nzi rwose yuko abubaha Imana bari imbere yayo ari bo bazamererwa neza. Ufite amatwi yumva yumve, ririya yerekwa naryo ngo mbwirira abantu ngo umuntu wese ugambiriye kumpesha icyubahiro, nanjye mfite umugambi wo kumurinda. Mwizeye ko munteze amatwi. Erega Imana ivuga gutya kenshi, hari igihe twumva gutyo tukabyita ibyoroshye, ariko Imana ijya kumbwira gutyo nuko yabonye ko hari ibyizarinda abazayihesha icyubahiro. Twebwe tumenye uko bwakeye, ntitumenye uko burira, twabona burije ntitumenye ngo buracya gute. Nyamara Imana ireba n'ejo hazaza, ikareba aho twe tutareba, no mu kwezi kuri imbere, no mu myaka iri imbere ikahareba. Ariko yamara kureba igacira kanzu abantu babwira icyo bakora kugira ngo bazabashe kurindwa. Nkuko yabonye ko igiye kuzagusha imvura, umwuzure ukica abantu benshi kubera ibyaha byari bimaze gukabya mu gihe cya Nowa, ariko iza gucira Nowa kanzu, iramubwira iti wowe wibarize inkuge, wowe wibarize inkuge mu giti cyitwa goferu, ugabanyemo ibyumba, uyuhome usheshe imbere n'inyuma. Uko niko n'Imana ibwira abantu bayo iti imigambi yanyu niboneka ariyo kumpesha icyubahiro, nzabarinda, nzabera umurengezi. Ufite amatwi umva yumve, ntukagambire gukora ibyaha wowe unteze amatwi, ahubwo gambira gukora ibyo Imana ishaka. Nkuko tubisoma mu gitabo cy'Imigani igice cya 14 umurongo wa 22, aho dusanga handitswe ijambo ngo mbese abagambirira ibibi ntibaba bayobye, ngo ariko abagambirira ibyiza bazabona imbabazi n'umurava. Nukuvuga abagambirira guhesha Imana icyubahiro, ntibagambirire kuzana abagore ba kabiri, ntibagambirire kwishingira, ntibagambirire gukora ibizira by'uburyo butandukanye. Imigambi yabo akaba atari yo kwandagaza itorero, atari yo kutumurimo w'Imana ngo basubire inyuma. Imigambi yabo akaba yo guhesha Imana icyubahiro. Abo bagambirira ibyiza, ngo ariko abagambirira ibyiza imbabazi n'umurava ni ibyabo, bazabona imbabazi n'umurava. Niko mu Kinyarwanda byanditse, nubwo Biblia y'Igiswahili bivuga neza ngo je hawakosi wao wazao mabaya bali fadhili na kweli zina wao wazao mema. Bisobanuye ngo mbese abatekereza ibibi ntibaba bayobye, ngo ariko imbabazi n'ukuri bifitwe n'abagambirira ibyiza. Imbabazi n'ukuri, haleluya. Nuko nyine niko mu Kiswahili niko bisobanuye, je hawakosi wao wazao mabaya bali fadhili na kweli zina wao wazao mema. Ndugu mpendwa, usipowaza mabaya ukiwaza mema, jua ya kwamba Bwana atakuwa pamoja nawe, atakuhifadhi. Yani kusema usipowaza kuua, usipowaza kuzini, usipowaza kuiba au kulewa, bali ukiwaza kutenda yaliyo mema ya kuletea Bwana heshima, Mungu naye atakuwa pamoja nawe, atakuwa Mungu wako na wewe utakuwa mtoto wake. Nafikiria kwamba unanifuata. Nuko iri jambo ngo mbese abagambirira ibibi ntibaba bayobye,
Bibiliya y'icyongereza ivuga ngo do they not go astray who devise evil, but must in the truth belong to those who devise good. Do they not go astray who devise evil, but must in the truth belong to those who devise good. Bisobanuye ngo ngo mbese abatekereza ibibi ntibayobye, ngo ariko imbabazi n'ukuri n'ibyo abatekereza ibyiza cyangwa se n'ibyo bagambirira ibyiza. Imana igushoboze kugambirira ibyiza, bityo uhesha Imana icyubahiro. Nanjye nicyo kinkwiriye kugambirira ibyiza. Tuzahesha Imana icyubahiro dukoze iki rero? Aho nongendereye maze ndangize, tuzakora iki ngo Imana ihabwe icyubahiro? Icya mbere tuzagambirira ibyiza. Nitugambirira ibyiza Imana izahabwa icyubahiro ku bwacu. Ariko hari ikindi tugomba gukora. Iri jambo kugambira cyangwa gutekereza, Imana idufashe cyane. Bibiliya nibyo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 14 umurongo wa 19 yaranditse ngo nuko rero dukurikize ibihesha amahoro n'ibyo gukomezanya. Iryo jambo nuko rero dukurikize, dukurikize niko mu Kinyarwanda banditse ibihesha amahoro. Amen. Bibiliya y'Igiswahili kavuga ngo kama ni hivyo na tuwaze au na tufuate mambo yafao kwa amani na mambo yafao kwa kujengana. Ili jambo na tuwaze mambo yaletayo amani na mambo yafao kwa kujengana. Bisobanuye ngo dutekereze cyangwa se dukurikire ibizana amahoro, ndetse bishobora no kubakana, atari byo gusenyana, atari byo kwicishanya, ahubwo ari byo guhesha amahoro. Ngo kama ni hivyo na tufuate mambo ya amani na mambo yafao kwa kujengana. Nizere ko munteze amatwi, mbese ibyo utekereza ubona ari byo kubaka mugenzi wawe cyangwa nibyo kumucisha igihanga? Ibyo ugambirira ubona ari byo guhesha mwene se amahoro cyangwa nibyo kumutera ibibazo? Uramenye utagambirira ibyo gufungisha mwene so, wibuke ko uko umuntu agenza ariko azagenzwa, kuko ibyo ukora nibyo nawe uzayiturwa mu gihe cyagenywe. Nyamara nukora neza uziturwa neza wagize. Imana igwe kunyumva neza. Hanyuma ndagira ngo turebe tuzakora ikindi cyahesha Imana icyubahiro. Imana ntabwo iheshwa icyubahiro n'idini. Umunsi ntabwo ihesha Imana icyubahiro. Icyumweru, isabato, ibyo nibihesha Imana icyubahiro. Hari icyo wakora Imana igahabwa icyubahiro. N'igiki rero? Nyumva neza. Niba ukeneye guhesha Imana icyubahiro, ikintu ugomba gukora Imana igahabwa icyubahiro ni ikintu bita kwera imbuto. Imbuto zikwiriye abihanye maze uhesha Imana icyubahiro. Burya niyo cyatumye Yohana umubatiza, iyo yamaraga kubatiza abantu muri Yorodani, nkuko tubisoma muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 8, yarababwiraga ati nuko mwera imbuto. Amaze kubatiza Yohana, amaze kubatiza abantu muri Yorodani, yarababwiye ati nuko mwera imbuto zikwiriye abihanye. Kubera iki yavuze atyo? Yagiraga ngo abakristo batandukane n'abapagani. Itandukaniro ryabo ntabwo ari idini, ahubwo imbuto nizo zibatandukanya, kandi nicyo gihesha Imana icyubahiro. Niyo mpamvu na Yesu yabivuze muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 20, aravuga ati nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Nta handi tuzabamenyera uretse ku mbuto zabo. Yohana ubutumwa bwiza igice cya 15 umurongo wa 8, ndagana ku mwanzuro kugira ngo tumenye twakora Imana igahabwa icyubahiro. Yohana ubutumwa bwiza igice cya 15 umurongo wa 8 handitswe iri jambo ngo ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Ibyo nibyo byubahisha data. Nizere ko mwanyumvise. Urashaka guhesha Imana icyubahiro, imbuto zikwiriye abihanye zizagutandukanya nabo hanze. Nizere ko wanteze amatwi. Yesu ati ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye.
Biblia y'igiswahili kabivuga neza ngo hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile muzavyo sana, nanyi mutakuwa wanafunzi wangu. Bisobanuye ngo kubw'ivyo data arubahwa, data ashyirwa hejuru iyo mwezi imbuto cyane, kandi muzaba bigishwa banje. Yani kusema hatutakuwa wanafunzi wa Bwana kwa ajili ya dhehebu, bali tutakuwa wanafunzi wa Yesu kwa ajili ya kuzaa matunda, si kwa ajili ya dhehebu yoyote, bali tutakuwa wanafunzi wa Bwana kwa sababu yani tukizaa matunda tutakuwa wanafunzi wa Bwana kweli. Nafikira kwamba unanifuata. Hili jambo ngo kama ni ngo hivyo hutukuzwa Baba yangu, hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile muzavyo sana, nanyi mutakuwa wanafunzi wangu. Biblia y'icyongereza ivuga ngo by this my Father is glorified that you bear much fruit, so you will be my disciples. Bisobanuye ngo kubw'ibyo data arubahwa, by this kubw'ibyo my Father is glorified, kubw'ibyo data arubahwa. I believe that you follow me. Remember that we will not be the disciples of Jesus because of religion only, but because of bearing of the fruit. I believe that you follow me in Jesus name. Menya yuko utazabasha kwitwa umwigishwa wa Yesu kubera idini, ahubwo keretse kwera imbuto nibyo bizaguhesha kuba umwigishwa wa Yesu, ndetse nibyo bizatuma Imana ibona icyubahiro. Ijambo kwera imbuto, kwera imbuto harimo no kwishyura abatugurije. Iyo abantu batugurije tukabishyura, tuba tweza imbuto, nabyo bihesha Imana icyubahiro. Ni nayo mpamvu dusoma mu gitabo cya Zaburi ya 37 umurongo wa 21 hakatubwira ngo umunyabyaha aragurizwa ntiyishyure, ariko umukiranutsi agira ubuntu agatanga. Bityo rero bene data, munteze amatwi, mwibuke ko kwambura bidahesha Imana icyubahiro, ahubwo birayitukisha. Ariko abatugurije iyo tubishyuye tukabereka ko turi abizerwa, bihesha Imana icyubahiro. Ikindi kwera imbuto harimo no kubana nabo twashakanye amahoro. Iyo umugabo ahaye agaciro umugore we, umugore agaha agaciro umugabo we, ibyo nabyo bihesha Imana icyubahiro. Cyagiye abantu barakuvuga ati yewe kwa kanaka nibo barokore, abandi nukubeshya. Uziko kanaka na nyira kanaka kuva bashakana harumva hari uwabwiye undi nabi, ibyo bihesha Imana icyubahiro. Ariko iyo bavuze bati yewe nabonye byose ari kimwe, abaseko numva n'abarokore ntibenda kuzicana, ibyo bitukisha Imana. Bantu munteze amatwi, nimushakira Imana icyubahiro, mwera imbuto zikwiriye abihannye. Ikindi kandi gihesha Imana icyubahiro, turasabwa kugira ubuntu, twe kuba abanyabugugu, ahubwo ko dushobojwe dukora umurimo w'Imana, twera n'imbuto harimo no kugira ubuntu, twakira abashyitsi uko dushobojwe. Imana igwe kunyumva neza. Nagiye mwiyerekwa ku itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2020, hari kuwa gatatu nibwo nagiye mwiyerekwa. Nza kujya mwiyerekwa numva ijwi ry'Imana yampamagaye rirambwira riti ngusanga abantu benshi, urukundo rwa benshi rwarakonje, bamwe ngo bitwaza ngo n'ubukene, ngo wavuga utese ko abantu batakigira neza byatewe n'iki, ngo abenshi ngo n'ubukene, kuki bamwe batagitanga icyacumi n'amaturo, bamwe bati n'ubukene. Ngo uzababaze, niko nabwiwe, ngo uzababaze mbese wa mupfakazi w'Isarefati wakiriye Eliya, mbese yamwakiriye ngo afite ibingana iki? Icyo ni ikibazo nje nawe tubazwa. Imana idufashe cyane. Abantu bagira ubugugu bitwaje ngo bitwaje ubukene, uzabaze mbese wa mupfakazi w'Isarefati wakiriye Eliya ngo yamwakiriye afite ibingana iki? Uzasanga ngo yari afite utuvuda duke mu mperezo n'agafu gake mu kibo, nuko yarabikoze kandi Imana imuha umugisha. Ntabwo yagize ubuntu rero uko afite byinshi. Nuko ndabwirwa ngo mbwira abakristo ngo
bajye bera imbuto bakurikije ibyo bafite. Gira neza ukurikije ubushobozi bwawe, nabyo bizahesha Imana icyubahiro. Era imbuto zikwiriye abihannye. Iyo abantu bavuga ati kwa kanaka n'abantu bagwa neza bita ku bantu, burya Imana ihabwa icyubahiro. Ariko iyo bavuze bati kwa kanaka yewe n'abapagani nk'abandi bose, nubwo wenda gupfa wenda kuva mu mwuka, ntibaguha n'amazi yo kunywa, burya icyo gihe bisuzuguza izina ry'Uwiteka. Kandi intego yacu ngo twirinde gusuzuguza izina ry'Uwiteka, ahubwo turihesha icyubahiro. Nizere ko mwari munteze amatwi. Uwandikiye Abaheburayo nawe yaranditse mu rwandiko, yandikiye Abaheburayo igice cya 13 umurongo wa 16, arandika ati kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Nizere ko mwanteze amatwi. Gusa ndagana ku mwanzuro hariya mu gitabo cy'Imigani igice cya 8 umurongo wa 12 na 13, handitswe iri jambo ngo njyewe bwenge nagize umurava aho ubuturo bwanjye, mfite ubwenge bwo kugenzura. Umurongo wa 13 ngo kubaha Uwiteka n'ukwanga ibibi, ubwibone n'agasuzuguro n'inzira y'ibibi n'akanwa k'ubugoryi nibyo nanga. Ngibyo ibintu bisuzuguza izina ry'Imana, ubwibone, agasuzuguro, akanwa k'ubugoryi, ngo iyo ni inzira y'ibibi, nibyo Uwiteka yanga. Bityo nkaba ngira ngo nje nawe dushakira Imana icyubahiro. Nuko uriya mugaragu w'Imana ati njyewe bwenge nagize umurava w'ubuturo bwanjye, mfite ubwenge bwo kugenzura. Yaragenzuye ngo asanga kubaha Uwiteka ari ukwanga ibibi, asanga atari idini, asanga ari ukwanga ibibi. Iyo umuntu yanze ishyari aba yubashye Imana. Iyo yubahirije iri jambo ryo mu gitabo cy'Imigani igice cya 1 umurongo wa 10, handitswe iri jambo ngo mwana wanjye abanyabyaha nibakoshya ntukemere. Iri jambo nurishyira mu bikorwa uzaba wubahishije Imana. Kugira nabi ukanga uzawuhesheje Imana icyubahiro. Nibakoshya gusambana ukanga, bagakoshya kugira mwene so nabi ukanga, uzawuhesheje Imana icyubahiro. Ufite amatwi yumva yumve. Mureke rero dusenga Imana. Imana dushoboze kwirinda ibyasuzuguza izina ryayo, kandi dutandukanye ibyera n'ibitejejwe, bityo bitugaragare ko turi abana b'Imana batagira inenge. N'iki Imana idushakaho. Nizere ko mwari munteze amatwi, abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore, mwese abanteze amatwi, mbifurije ko buri wese ashakira Imana icyubahiro, nayo ikazamurinda. Imana itugire neza. Kandi nawe utarahesheje Imana icyubahiro, uramutse message ikugezeho ukihana, Imana yakubabarira, yagukuraho umujinya wayo. Dore ko dusoma ijambo ry'Imana rya nyuma mu gitabo cya 2 cy'Ingoma igice cya 29 umurongo wa 10. Igitabo cya 2 cy'Ingoma igice cya 29 umurongo wa 10, aho umugaragu w'Imana yavuze ati none ngambiriye gusezerana isezerano n'Uwiteka Imana y'Isirayeli, kugira ngo uburakari bwawe bw'inkazi butuveho. Nawe akakanya ugambiriye kureka ubusambanyi, Imana yagukuraho uburakari bwayo. Ndavuga ubusambanyi bwategekaga. Uramutse ugambiriye kureka ubujura, ukagambira kureka ibyaha, ubwicanye n'ubusinzi n'izindi ngeso mbi wumvaga zarabasa umutima wawe, uburakari bwayo bw'inkazi bwakuvaho. Umugaragu w'Imana amaze kumenya iherezo ry'ibyaha, aravuga ati none uyu munsi, ijambo none uyu munsi, akakanya nawe akakanya ngambiriye kugirana isezerano n'ugusezerana isezerano n'Uwiteka Imana y'Isirayeli, kugira ngo uburakari bwabo bw'inkazi butuveho. Nugira uwo mugambi, uburakari bw'inkazi bw'Imana burakuvaho, nawe Imana irakwishimira, ndetse nawe izakurinda. Mu bizarinda izakurinda ni Imana y'inyambabazi. Iyo umuntu ayigarukiye n'umutima we wose iramubabarira. Reka dusenga Imana.
urabyifuza bibwire Yesu. Ishimana icyubahiro yisaba imbaraga, gira umugambi wo kuyinezeza nayo izakubera Imana, nawe uyibera umwana. Reka dusenga Imana. Imana data wa twese uhoraho, ndagushimye mu izina rya Yesu. Habwa icyubahiro kuri Imana itegeka bikaba, ivuga bigakomera. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, gushaka kwawe gukoreke. Mana tugirira imbabazi abasuzuguje izina ryawe. Buri wese Mana kakanya wumvise ubutumwa akabafasha umwanzuro wo kukugarukira, nkuko tubisomye mu ijambo ry'umwanzuro, aho umugaragu wawe Hezekiya yavuze ati none ngambiriye gusezerana isezerano n'Uwiteka Imana y'Isirayeli, kugira ngo uburakari bwawe bw'inkazi butuveho. Abafashe uwo mugambi bakureho uburakari bwawe, abihanye ibyaha byabaneshaga. Mana uburakari bwawe bubaveho, bakubera abana bakunezeza. Kandi ndasenze ngo abakumenye udushoboze gutandukanya ibyera n'ibitejejwe, kugira ngo tuguheshe icyubahiro, tutandukanye ibyandura bitanduye mu izina rya Yesu. Kugira ngo izina ryawe ribashe guhabwa icyubahiro, dufashe twibuke ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, kandi kutuye muri twe ko tugomba kubabera nkuko nawe uri uwera. Nuko abiyemeje mu mitima yabo, Mana wite ku byifuzo byabo, ubaye kugubwa neza. Izina ryawe rishyirwe hejuru mu kutwitaho. Ndagushimira kandi ko urashyira muri twe imigambi itari yo gusebesha itoro ryawe, itari yo kwandagaza bene data, ahubwo tukagira imigambi yo kubakana nkuko twabibwiwe, cyangwa se guhesha abandi amahoro. Icyubahiro cyawe mu kutwitaho. Bikorere rero igihugu cyacu, abaturage bacu bashyire muri iyo migambi mu izina rya Yesu, imigambi mizima, kugambirira ibyiza. Bikorere Burundi, Abakongomani, Abatanzania, Abanyekinyabagande, isi yose niko tuyisengeye, aboroheje n'abakomeye, abazungu n'abirabura. Shyira mu mitima yabo gushaka izina ryawe icyubahiro, kandi abantu bera imbuto zikwiriye abihanye, batandukane n'abapagani. Tugushimiye ko wumvise, dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen.